Reka twongere tubasuhuze kandi tubahereze ikaze abakurikiye televiziyo yacu Impano yawe TV. Nkuko mubimenyereye rero uyu ni wa mwanya tuba tubagezaho inkuru ziba zigiye zitandukanye, imikino n'imyidagaduro. Uyu munsi rero twifuze kubagezaho imigendekere y'urubanza rwa Prince Kid. Imigendekere y'urubanza rwa Prince Kid mu muhezo. Rero tutabatindiye reka tubahereze umwanya mukurikire inkuru yose uko yakabaye. Ni inkuru mwateguye kandi mu gihe kugezweho nanjye Soteri w'Impano yawe TV. Nkuko rero twaye tumaze kubibabwira, tugiye kubagezaho imigendekere y'urubanza rwa Prince Kid uko byagenze mu muhezo. Ariko reka tubanze twibutse gukora subscribe, ukande no kunzogera kugira ngo ujye uwa mbere mu kwakira inkuru zose Impano yawe TV igenda ibategurira. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwaburanishije urubanza rwa Ishimwe Diedoni uzwi nka Prince Kid ukurikiranyweho ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina bikekwa ko yakoreye bamwe mu bakobwa bitabiriye ishanwa rya Miss Rwanda amaze igihe ategura. Ishimwe Diedoni rero ashinjwa ibyaha bitatu birimo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, gusaba cyangwa gukoresha ishimisha mibiri rishingiye ku gitsina no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Mwiburanisha ryo kuri uyu wa gatanu tariki ya 13 Gicurasi 2022, mbere yuko hatangira kuburanwa kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, ubushinjacyaha bwasabye ko urubanza rwabera mu muhezo kubera impamvu z'umutekano w'abatangabuhamya. Ku ruhande rwa Prince Kid rwo rwifuzaga ko rubera mu ruhame mu rwego rwo kugaragaza umucyo w'ubutabera azahabwa, na cyane ko ifatwa rye, ifungwa ndetse n'ibyo akurikiranyweho kugeza ubu byatangajwe. Aha Prince Kid yagaragaje ko atumva impamvu yo gushyira urubanza mu muhezo kuko yifuzaga ko rubera mu ruhame, gusa umucamanza ategeka ko rubera mu muhezo nyuma y'ubushishozi bw'urukiko kubera ingingo zikubiye muri iyi dosiye yavuze ko zishobora kugira ingaruka ku burere mbonezabupfura. Aha rero reka tugaruke ku migendekere y'iburanisha. Ese byari bimeze bite? Reka tubigarukeho muri iyi nkuru nanone. Nyuma y'umwanya muto abari mu cyumba bamaze gusohoka, iburanisha ryakomeje. Umucamanza aho umwanya ubushinjacyaha kugira ngo bugaragaze ingingo bushingiraho busaba ko uregwa ari we Ishimwe Diedoni yakurikiranwa afunzwe by'agateganyo. Aho ubushinjacyaha bwagaragaje ko hari ingingo zikomeye zikwiye gutuma umucamanza ategeka ko Ishimwe Diedoni akurikiranwa afunzwe, zirimo kuba ashobora kubangamira iperereza mu gihe yaba ari hanze. Ubushinjacyaha kandi bushingira ku kuba muri uru rubanza harimo abatangabuhamya kugeza ubu bashobora kugira impungenge ku mutekano wabo mu gihe cyose Prince Kid yaburana ari hanze. Ku ruhande rwa Prince Kid n'umwunganira mu mategeko ariwe Nyembo Emeline, nabo bifashishije ingingo zitandukanye zigaragara mu mategeko agenga imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha, bagaragaje ko
uregwa akwiye gukurikiranwa ari hanze kuko atazatoroka ubutabera. Hagaragajwe ko kuba Prince Kid ari umuntu ufite umwirondoro uzwi adashobora gutoroka ubutabera, bityo ko yarekurwa by'agateganyo mu gihe atarahamwa n'ibyaha akurikiranyweho kandi ntibibuze iperereza gukomeza. Indi ngingo bashingiraho basaba ko yazakurikiranwa ari hanze ni ukuba itegeko riteganya ko uregwa ashobora gukurikiranwa ari hanze mu gihe atanze ingwate, bityo ko no kuri Prince Kid ari uko byari bikwiye kugenda. Itegeko rigena imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha ingingo yaryo ya 80 igaragaza ko ku rwego rwose rw'ikurikirana-cyaha iyo hari impamvu zikomeye zituma umuntu akekwaho icyaha, ukekwaho icyaha ashobora kudafungwa agategekwa ibyo agomba kubahiriza. Aha bimwe mu byo agomba kubahiriza abitegetswe n'urukiko birimo kuba mu karere kaho wamutegetse ibyo agomba kubahiriza akorera, kubuzwa kujya cyangwa kutarenga ahantu hagenwe atabiherewe uruhushya n'uwamutegetse ibyo agomba kubahiriza, kutajya aha n'aha cyangwa kutaba ahantu ku gihe iki n'iki, kwitaba urwego rwagenwe mu bihe byagenwe, kwitaba igihe abitegetswe, gutanga ingwate, kugenzura hifashishijwe ikoranabuhanga no gushyikiriza ibyangombwa bye urwego rwagenwe. Ubusanzwe biba biteganyijwe ko mu gihe bitabangamiye ubushishozi bw'ufite ububasha bwo gufata icyemezo ku birebana n'ingwate, ishobora gutangwa ku byaha byose. Ingingo ya 83 igaragaza ko ingwate itangwa mu ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo ishobora kuba amafaranga, umutungo utimukanwa cyangwa se kwishingirwa n'undi muntu. Nyuma y'amasaha abiri rero inteko iburanisha urubanza igizwe n'umucamanza umwe n'umwanditsi w'urukiko yumva ubwiregure bw'impande zombi, iburanisha ryahise ripfundikirwa. Tubonereho rero kubamenyesha ko icyemezo cy'urukiko kuri iyi ngingo kizasomwa ku wa mbere tariki ya 16 Gicurasi 2022 saa 9 z'umugoroba ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Tugushimiye kwa wabanye natwe muri iyi nkuru yacu y'uyu munsi. Tukwibutse niba utakoze subscribe mu ntangiriro ukore subscribe none ahangaha, kore like, share ndetse uduhe na comment. Ibiganiro by'impano yawe rero nakagaruka, nge mwumvaga kuri mikoro ni Soteri w'Impano yawe TV. Turabakunda cyane rero, mukomeze mugire ibihe byiza munanogerwa na gahunda televiziyo yacu Impano yawe bategurira. Ciao.